Bavandimwe nshuti bakunzi bacu, turi hano i Vatikani, ni mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tubahe amakuru y'imamo uko i Vatikani hirirwa kandi harara. Ubuzima burakomeje nubwo Papa Francisco arwariye mu bitaro bya Gemelli. Ingendo ntagatifu uko zateganyijwe zirakomeje ku bazikora baturutse impande hirya no hino ku isi. Nyuma rero yo kwitegereza uko hameze, reka dufate imodoka igendera hasi neza neza mu butaka, maze twerekeze ku bitaro bya Gemelli. Mubane natwe. Duhise tukiva muri iyi modoka igendera hasi, twongeye kugaruka hejuru, dufashe umuhanda n'amabisi, tugeze ku bitaro mu marembo neza, twinjiye mu bitaro. Ibitaro nk'uko twabibabwiye ubushize, ni ibitaro bya Kaminuza Gatolika y'Umutima Mutagatifu wa Yezu, Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù, ingresso cyangwa se pronto soccorso. Ibyapa byose byanditse mu Gitaliyani, ariko ingresso ni ukwinjira, pronto soccorso ntawe ushobora kunyura ukeneye ubuvuzi bwihutirwa. Hari urujya n'uruza, abenshi muri aba bari kugenda ni abakristo. Turanyura kuri farumasiya Gemelli, ni ukuvuga ngo hahandi abantu bagura imiti iyo bavuye mu bitaro. Gemelli, twibutse ko ari wa mupadiri witwa Agostino Gemelli washinze bino bitaro, ntakiriho, yitabye Imana. Ni ngombwa ko dukomeza tukinjira muri bino bitaro kugira ngo tubamenyere uko Papa yiriwe cyangwa se uko yaramutse. Turi kuwa gatatu tariki ya 19 bishyira tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu. Università Cattolica del Sacro Cuore. Ni tugiye rero kwinjira, mutube hafi kandi mukomeze mugendane natwe kugira ngo tubahe amakuru y'imamo. Mwirinde nk'uko twagiye tubivuga kuva bwa mbere amakuru y'ibihuha. Turanyura ku kayira kitwa Largo Agostino Gemelli. Gemelli wari umuposikologe. Nibyo koko n'inzira ijya ku bitaro bye yaramwitiriwe. Mbega byiza, ni icyubahiro ahabwa nk'umuntu wakoze ibikorwa bikomeye muri kino gihugu cy'Ubutaliyani, ibikorwa by'indashyikirwa. Bamwe barasohoka, abandi barinjira, ariko natwe turi mu binjira, nubwo bamwe bava kwivuza abandi bavuye gusura abarwayi babo. Twebwe umurwayi wacu ni Papa Francesco. Forza Arzati e Cammina ni amagambo nakunze igihe ushize nazaga kumusura hano. Bamwe bari bikoreye ibyapa, bitwaje ibyapa bivuga ngo gira imbaraga, haguruka maze ugende. Akaba ari amagambo Yezu nawe Yezu ubwe yakundaga kubwira abo yabaga yakijije baje bahetswe cyangwa se batsindagizwa n'abandi, ati ndabigutegetse, haguruka maze ugende. Ni ngombwa rero ko twinjira muri bino bitaro, nta bariyeri zihari, nta byo usabwa, nta hantu bagucekinga, nta hantu bigeze bagusaba ngo ufite iki. Bino bitaro byinjiramo nta muntu urebye, nta muntu ukubajije ngo ufite iki, ugire gute, kubera iki. Nuko hano i Burayi hari ibintu by'umutekano wo mu rwego rwo hejuru. Uramutse uhinjiye ufite n'ikindi gikoresho kidasobanutse, baba bakubonye kare. Mu gihe mu bihugu bya Afurika ho bisaba rimwe na rimwe kwinjira ahantu nk'aha, kunyuza mu mashini bakitegereza ibintu ufite, ibintu witwaje, yewe waba wagemuye n'ibiryo nabyo bakaba bareba ibyo ari byo. Hano rero ntabwo ari uko biri. Umuntu ava hanze kwivira mu modoka ukinjira mu bitaro, nta muntu ukubaza ngo ibiki n'ibiki. Ibitaro bya Agostino Gemelli byubatse izina Policlinico Universitario Agostino Gemelli, yubatse izina
kubera ko ari ibitaro byonyine uwitwa papa umuyobozi wa kiliziya gatolika ku isi arwariramo. nta handi hantu ashobora kujya, ni hano. Murazi kandi ko twabimenyeshe ko Agostino Gemelli n'uyu murabona kwanditse ngo Padre Gemelli Università Gatolika. Ubu rero tugiye kubabwira amakuru uko ahagaze uyu munsi. Nimureke tubareke mukurikire mu gihe twakoraga iyi nkuru, nubwo twaje kuyikwegeranya tugeze mu rugo, ariko inkuru twahakoreye ni turi hano ku bitaro bya Gemelli i Roma, ibitaro Papa Francisco arwariyemo. Nitwe twiyemeje gukomeza kubaha amakuru y'impamo, tugaragaza buryo ki ubuzima bwa Papa Francisco buhagaze muri bino bitaro arwariyemo. Nk'uko bisanzwe rero, ni Padiri Dominique hano i Roma. Uyu munsi tukaba tubabwira ko Papa Francisco yaramutse amahoro, ameze neza kandi nta bibazo bikomeye bihari. Ayo niyo makuru twatangaza. Ikindi ni uko akazi gakomeje nyuma yo kubyuka no guhabwa imiti isanzwe, yakira amadosiye cyangwa se inyandiko zitandukanye zivuga ku buzima bwa kiliziya. Ngira ngo mwabonye ko na nomination cyangwa se ubutumwa, gutanga ubutumwa cyane cyane ubutumwa bwa episkopi mu madiyoseze atandukanye ku isi bwarakomeje. Bivuga rero ko imirimo ikomeje kandi n'isengesho ryanyu nta shiti riri gutanga umusaruro. Imana rero ikomeze imufashe kugira ngo yongere akire agaruke i Vatican. Twongeye tubamenyeshe ko bino bitaro bitari kure cyane ya Vatican. aya makuru niyo ajyanye tubahaye, ajyanye n'iyi foto. Mu by'ukuri muri iyi minsi hari ifoto yagiye ikikikana kandi y'ukuri, niyo shapeli hano muri etaje ya 10 Papa Francisco ari gusengeramo. Aha rwose yicaye muri shapeli neza neza, yari amaze gukurikira misa atuje asenga. Murabona ko yicaye neza muri iyi shapeli. Iyi foto niyo mwe gukomeza kwishinga abantu bavuga amakuru y'impuha, nongere mbibasubiriremo kuko hari benshi bagamije ubucuruzi. Nta rukundo rwa kiliziya, icyo bareba bo nuko bacuruza bakinjiza amafaranga, nta kindi. Muve rero ku bantu mukurikira inkuru nk'izi. Kuri uyu munsi wa Mutagatifu Yosefu, Papa Francisco yashoboye gukurikira misa ari mu bitaro bya Gemelli. Misa yabereye nyine i Vatican, yayikurikiye araho yarari. Impamvu byamuheriye nuko nyine ubuzima bwe bukomeze kuba bwiza kurushaho, ndetse n'ibyuma bimwongerera umwuka bimwe byakuweho. Ni amakuru tugezwaho n'ibiro ntaramakuru bya leta ya Vatican. Tubibutse ko Papa arwariye hano kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri, ukwezi gushize kwa kabiri. Papa Francisco rero amasengesho yanyu akomeze amushyigikire, amurwaneho kandi amutsindagize, bityo tuzongere kwishima tubonye asubiye mu mirimo ye ya buri munsi i Vatican. Twongere tubibutse ko abakristo bwabo nabo kuri yashuye ya Mutagatifu Papa Yohane Paulo wa kabiri bakomeza kuza gusenga, banyuza amasengesho yabo ku buvunyi bw'uyu mutagatifu wavuga wakomeye kandi wubatse amateka. Ni nako batura isengesho ryabo bifashije muri wa muco w'Abataliyani wo kwitwaza itara, urumuri, kugira ngo Nyagasani amurike maze umwanzi cyangwa se ubwo burwayi nabwo butsindwe mu izina rya Kristo. Bityo bakaba bakomeza gutabaza ngo umushumba wabo, umushumba wacu akire, yongera agaruke mu mukumbi yaragijwe na Nyagasani. Inshuti zacu rero turabashimira mwebwe mwakomeje kubana natwe, mwahisemo kwakira aya makuru turi kubaha yo ku isoko, mwe mwiyandikishije, mwe musangiza abandi iyi nkuru, uko turi mu bihe nanone abantu bakwirakwiza inkuru zitari zo, impuha ni nyinshi,
hari abagiye batangaza amakuru atariyo. Umukristo rero ni mu nshingano zawe zo gutangaza inkuru nk'iyi iba ihagaze neza, igaragaza ukuri ku buzima bw'umushumba wacu. Tuzakomeza rero nk'uko twabibasezeranyije kubabwira ubuzima bwa Papa Francisco uko buhagaze muri bino bitaro. Twongeye tubibutse ko arwariye muri etaje ya 10. Ni ukuvuga ngo iyi nzu iyo uyitegereje itangirira hasi mu butaka, ariko hari yahera niho etaje ya 10 iherereye, akaba ariho arwariye. Dukomeze rero dusabirane, dukomeze tumusabire, tumuture Imana Nyagasani maze amukize, Nyagasani amuhe ubuzima bwiza, bityo yongere agaruke mu buzima bwe bwa buri munsi, mu butumwa bwe bwa buri munsi. Imana mwese ibarinde. Padiri Dominique, i Roma.